amenya ko imana yacu ni imwe, imana tugomba gukorera ni imwe, imana ntago twayivanga n'ibishushanyo, imana ntago twayivanga n'ibigirwamana. Bitwa bigirwamana byose bigomba kurimburwa mu Buyuda, kandi tukategeka abantu gushaka Uwiteka no kwitondera amategeko yayo nguko imana yakoze iki yadutegetse. Yesu ahabwe icyubahiro. Philadelphia, Imana iratsinda. Turabashubuje igitondo cyiza, Imana ibaho umugisha. Ni Pastor Serugendo Dismas ongeye kugaruka mbere yanyu uva mu itoro Pentecote de Reve Philadelphia. Twaje kubabwira inkuru za Kristo, ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge. Mana nguru, Mana ikomeye, Mana ikomeza isezerano, tushimiye kuko twageze imbere yawe. Udufashe kuri uyu munota tugiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Tusengeye kirero cyezo gitunganye, migambi yose y'umwanzi kurweho nawe. Tusengeye abagiye kumvirira ijambo nabo bashoboje data, izabagirire zindi imbaraga kugeza musuza za kujyana itorero ryawe. Urakoze, twirukanye bibi byose, mucyo n'ubwiza bwawe butuyobore, mukawera bare natwe. Amen. Tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Imana bene data. Ijambo ry'Imana nibyo kurya by'umukiranutsi. Iyi minsi turimo tukeneye ijambo, kandi Mwami Dawidi yaravuze kubwo kubika ijambo ry'Imana ku mutima niyo bituma tutabasha gucumura mbere y'Uwiteka. Kuva itangira ry'isi, Mana yagiye ibuza abantu bayo gukora icyaha. Cyaha ntago kituhesha umugisha n'Imana mbere y'Imana, cyangwa cyaha ntago cyatuma tusatira ubwiza bw'Imana. Kenshi na kenshi cyaha kitutandukanya n'Imana. Cya kabiri, cyaha kituma Uwiteka atabasha kutugirira neza nguko bikwiriye. Niyo mpamvu nyakangizi tugomba kwirinda icyaha nk'abantu b'Imana, tukasatira umusaraba nguko bikwiriye. Tugiye gusoma ijambo riri mu gitabo cya Ingoma wa kabiri, gice cya 14, murongo wa mbere tumanuka tugeze ku murongo wa 8 gutyo. Bibiliya, ijambo ry'Imana reka tusome, iratubwira iki? Asa aterwa n'Abanya-Etiyopiya, atakambira Uwiteka, aramukiza. Asa aterwa n'Abanya-Etiyopiya, atakambira Uwiteka, aramukiza. Uyu Asa yari umwami w'Abisirayeli mu gihe cye, ariko yaje guhura n'ikibazo cy'indambara. Abanya-Etiyopiya barabatera. Muko kuterwa n'Abanya-Etiyopiya, ntabwo yagiye gushaka imbunda zikomeye, cyangwa se mu icyo gihe cyabo bintu by'imbunda bya bitaraba. Ashaka ingabo nyinshi, ashaka amafarashi nyinshi, ariko yakoze iki? Yagize ubwenge bwo gutakambira Imana kuko yabonye ko batewe. Mana ni igisubizo mu bibazo tuhura nabyo. Mana ni igisubizo mu buzima bwacyo. Agira igitekerezo cyo kutakambira Imana kuko yabonye ko abanzi bamuteye. Ariko twebwe muri bibiye byacu, mwanya twahuye n'ibibazo, tushakisha byinshi bitari umugambi w'Imana. Ibyo si byo nabyo. Igihe cyose uhuye n'ikibazo mu kiranutsi, shaka gusa Imana izabigufasha. Asa akora ibyiza bishimwe n'Uwiteka Imana ye, kuko yakuyeho igicaniro by'abanyamahanga n'inkoro, agasenya ingingi z'amabuye bubatse, agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe. Maze ategeka Abayuda gushaka Uwiteka Imana y'abasokuruza
Imana y'abasogokuruza no kwitondera amategeko yayo nibyo yategetse, kandi arimura kandi akura mu mudugudu y'Ubuyuda yose inkoro n'ibishushanyo by'izuba ubwami bituriza imbere ye, kandi yubaka Ibuyuda imidugudu igoswe n'ingike, kuko igihugu cyari giteye, kandi muri iyo myaka ndandambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumuri. Yari yarabwiye Abayuda ati, nimuze twubake iyi midugudu tuyigotesheje ingike z'amabuye n'iminara, dushireho n'inzugi z'amarembo zikomezwa n'ibihindizo, igihugu kiracya turimo, kuko dushatse Uwiteka Imana yacu, turayishatse nayo iduhaye ihumure impande zose. Nuko bubaka bafite amahoro, kandi Asa yari afite abarwanyi batwara ingabo n'amacumu, n'Abayuda 3,000 Benjamine batwara ingabo, n'abafite abo bose bari abagabo b'intwari zifite imbaraga. Bukeye Zera w'umunya-Etiyopiya arabatera afite ingabo, agahumbagiza n'amagare na 300 iza Maresha. Nuko Asa ajya kumusanganira, bateza ingamba mu kibaya cya Zefata Maresha. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, nta mutabazi utari wowe, uvuna abanyantege nke ku bakomeye. Udutabare Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringiye, kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka ni wowe yacu, ndiwemere waneshwa n'umuntu. Iyo yari amagambo y'Imana tugiye kuganiraho. Tumva hano uyu mwami witwaga Asha yayoboye Abisirayeli muri icyo gihe cye, aterwa n'abanya-Etiyopiya, atakambira Uwiteka. Nuko ubukeye, kuko yakuye mirimo ya Asha nyuma yo kuhabwa ubwami, we yari kikorwa yakoze mu gihugu cy'Abisirayeli, ibyo abandi baminize ko bari batakikoze, cyangwa se abari bamubanjirije bamwe batabikoze. Asha amaze kwinjira mu bwami, ashaka gutunganya ibyo Imana ishaka. Ku buzima bwacu ni byiza tukora ibyo Imana ishaka, bene data, kuko yakuyeho igicaniro by'abanyamahanga n'ingoro. Yakuyemo igicaniro cy'abanyamahanga n'ingoro, agasenya ingingi z'amabuye bubatse, agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe. Uyu yakuyemo, biragaragara ko umwami wamubanjirije
yakoze bitari byiza mu mbere y'Imana. Muziko Abisirayeli bakiva mu gihugu, Mana yabahaye isezerano yo kutamwishushanya, kumugereranya n'ikindu kigirwa mana cyangwa se gishushanyo cyose kitirirwa izina rya bakitere ko ariyo mana yabo. Asha amaze kwinjira mu bwami, yasanze igihugu bimitsemo ibyo bigirwa mana, ingingi z'amabuye bubatse, agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe. Bishushanyo bya Ashera byose Asha abikuraho, ati ibingibi mana yacu ndago twabigereranya nabyo. Arabisenya, arabikuraho mu gihugu, maze ategeka abayuda gushaka Uwiteka Imana y'abasogokuruza no kwitondera amategeko yayo nibyo yategetse. Ikindu yakoze amaze gusenya ibyo bigirwa mana na gishushanyo cya Ashera, arakora iki? Atumiza abayuda n'Abisirayeli bose, abategeka abayuda gushaka Imana. Nyuma y'ibi byose bigirwa mana tubikuyemo, icyo twebwe abantu b'Imana tugomba gukora no gushaka Imana y'abasogokuruza no kwitondera amategeko yayo nibyo yategetse. Ashiramo Abisirayeli ko ibiye tugiye kwinjiramo sasa nibiye byacu byo gushaka Imana y'abasogokuruza bacu no kwitondera amategeko yayo nk'uko yakoze iki yabitegetse. Iyi misi natwe turimo ikizatuhesha amahoro nuko tubona isi bibazo bibaye byinshi bene data, bigeragezo bibaye byinshi, ariko icyo tugomba gukora mu buzima bwacu nk'abakristo nk'abakozi b'Imana no gushaka Uwiteka no kwitondera amategeko yayo nguko Imana yatutegetse. Biriya byadufasha bikaturwanirira indambara, bikatuneshereza mu bibazo turimo kuhura nabyo mu iyi misi. Iyi misi abakiranutse abantu bose bavuga izina ry'Uwiteka bari mu bintu bimwe Satani atabifuriza amahoro, ariko kizatuma tunesha yo mugambi wa Satani no gushaka Uwiteka Imana y'abasogokuruza bacu, tukitondera amategeko y'Imana nguko yadutegetse. Ni misi yo kurinda ubuzima bwejejwe, ni misi yo kuba abakiranutsi, ni misi yo gukiranukira Imana ku gato na kanini bene data, kuko tutazi bizatutungura ejo, kuko tutazi kwezi kwa gatatu bizabamo. Ariko nitugira umuhate wo gushaka Imana y'abasogokuruza bacu no kwitondera amategeko yayo nguko yadutegetse, Mana izadushigikira, izadukingira ukuboko mu byose byashaka kuza ngimiyaga mbere yacu. Uwiteka ashimwe kandi Uwiteka ahabwa icyubahiro. Asa ategeka ubwoko bw'Abisirayeli ibyo bintu ku bwami bwe igiye ki. Nawe urihe umunsi ari ibyo Mana yagushizemo, ari ibyo Imana yakuhagaritsemo, n'igihe cyawe cyo gukora ibyiza, cyo gukora icyo Mana yadutegetse, cyo kubaha, cyo gushaka Imana tena kurushaho. Nize ko Mana izabidufashamo. Murongo ukurikiraho, kandi akura mu mudugudu y'Ubuyuda yose ingoro n'ibishushanyo by'izuba ubwami buturiza imbere ye. Akuramo mu midugudu yose y'Ubuyuda yose ingoro n'ibishushanyo by'izuba. Mbese mu icyo gihe mbere ya Asa umwami wamubanjirije yagiye ashira ibishushanyo by'uzuba, bareka Imana batangira gusenga ibyo bishushanyo by'izuba. Ariko mu mudugudu w'Abayuda Asa amaze gufata ubwami yakuyemo ibyo bishushanyo by'izuba byose. Mu gihe yakoze iyo mirimo, Bibiliya iratubwira iki? Ubwami buturiza imbere ye. Mana iramwishimira, Mana iramukunda, ibona ko yasenye ibyo bigirwa mana, ibyo byayobeshaga abantu, ibyo abandi bami bateshutse bakabiyubaka, ariko we araza arasenya, amenya ko Imana yacu ni imwe, Imana tugomba gukorera ni imwe, Imana ntago twayivanga n'ibishushanyo, Imana ntago twayivanga n'ibigirwa mana. Bitwa bigirwa mana byose bigomba kurimburwa mu Buyuda, kandi tukategeka abantu gushaka Uwiteka no kwitondera amategeko yayo nguko Imana yakoze iki yadutegetse. Yesu ahabwa icyubahiro.
murongo ukurikiraho, kandi yubaka i Buyuda imidugudu igoswe n'ingiki. Afata mu Buyuda yubaka imidugudu yose igoswe ni ingike y'amabuye, arayizungurusha umudugudu wose w'Ubuyuda, kuko igihugu cyari gituye, kandi muri iyo myaka nta ndambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Nguko yasenye ibyo bigirwamana, igihugu cyari gituje, nta ndambara yarewe mu gihugu mu icyo gihe. Imana iramushyigikira, yirukana abanzi, ikuramo inzara mu gihugu, ikuramo ubukene mu gihugu. Igihugu abantu bose baratuza, abantu bose babona ukuboko kw'Imana, kuko yabahaye itegeko yo gushaka Uwiteka Imana y'abasogokuruza babo, no kubaha amabwiriza n'amategeko y'Imana nk'uko yadutegetse. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi ku bantu bari mu rugendo rujya mu bwami bwo mu ijuru, gushaka Imana y'ukuri, kubaha amategeko yayo nk'uko yadutegetse. Asha abona iki? Abona kuko igihugu cyari gituje, kandi muri iriyo myaka nta ndambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Bene data, muziko na wundi muntu watuha ihumure atari Imana, kandi tuha ihumure mu gihe ibona tugendera mu mategeko yayo nk'uko bikwiriye, tutafite ikindi kintu twigereranya nayo, tutafite ikindi kintu twifukamira igishushanyo cyangwa se kigirwamana tuyishyira mbere yacu tuvuga ko niyo Mana. Mu icyo gihe abami b'Abayuda bari bamaze kwimika ibigirwamana byinshi mu gihugu, n'igishushanyo cy'izuba bakagaragara yarekabamo masa yo kuzifukamira. Ariko Asa aja mu bwami, byose arabisenya, arabikuraho, arabitwika, avuga ko Israeli nta dufite Imana imwe, Imana ikomeye iba mu ijuru. Kandi iyo Mana yadukuye mu gihugu cya Egiputa, niyo Mana tugomba gukorera, niyo Mana tugomba gutambira ibitambo, niyo Mana tugomba kwiringira, niyo Mana tugomba kubaha amategeko yayo. Bene data, twikuye mu maboko y'Imana, twebwe twari tumaze kuyimenya, twebwe turabakozi bayo, tukateshuka mu yindi nzira, nta ihumure twabona. Ihumure yacu iva mu maboko y'Uwiteka mu gihe tukoze iki? Tubaha no kwitondera amategeko yayo. Iyi myaka turimo kugenda dusatira, navuze abakiranutsi bafite ibibazo byinshi. Isi Satani araturwanya, atashaka ko munsi umwe natwe tuzabone ubwami bwo mu ijuru. Migambi ya Satani arimo kurwanya abakiranutsi tucika intege tutagera mu gihugu cy'isezerano. Migambi ya Satani aduteza ibibazo byinshi, atashaka ko munsi umwe uzabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ngukanguriye kuba maso mu bibiye, kwihanganira ibibazo urimo kuhura nayo, kuba mundu ushaka Imana, kuba mundu usenga, kuba mundu wizera Imana, ukubaha n'amategeko yayo. Imana izakuneshereza n'umunsi umwe uzabona ubugingo buhoraho. Bibazo by'ubuzima no biradushukashuka ku isi, ariko byose mukiranutsi agomba kwihangana, byose mu Kristo agomba gukomera mu mwami. Tuzi ko bisubizo n'Imana nikura gucyavu ikatwicaza n'ibikomangoma. Mu gihe bitaraba, wigire ibyiringiro yo kumenya ko n'igihe cy'Imana kitaragera. Ariko igihe cy'Imana nikigera, Imana ntabwo izemera umukiranutsi apfe gupfa. Imana ntabwo izemera ko umukiranutsi yishwe n'inzara. Imana ntabwo izemera ko umukiranutsi akorwe n'isoni. Yesu akushoboje, nanjye anshoboje, tube maso muri uyu mwaka, tubashe kugendana nayo, tuyishaka nk'uko bikwiriye, tubaha amategeko yayo nk'uko yadutegetse. Murongo ukurikiraho, yarabwiye Abayuda, mwami Asa yari yabwiye Abayuda, nimuze twiyubake iyi midugudu, tuyigotesheje ingiki z'amabuye. Arategeka Abayuda ati nimuze tubake imidugudu yacu, tuyigotesheje ingiki y'amabuye, ntagira umwanzi watwinjirana, ntagira ikibi cyatwinjirana, mu gihe tuyigotesheje ingiki y'amabuye. Ingiki y'amabuye kuri twebwe twayigereranya n'iki?
n'amasengesho. Buriya masengesho iraturinda. Bubatse yongiki y'amabuye kuvuga mwanzi ataza kubinjirana, kibi kitaza kubinjirana, mwanya kyaje kigera ari yakungike bikamunanira gusimbuka cyangwa kutambuka. Natwe mu gihe twigotesheje imbaraga z'amasengesho, masengesho irukana Satani, masengesho iratuneshereza, masengesho iraturinda, masengesho ituma bwiza bw'Imana bubana natwe, kandi amasengesho yo mukiranutsi irarema. N'iminara dushireho n'inzu n'inzugi z'amarembo zikomezwa. Mugambi wa Ashatu kubaka mudugudu iwabo. N'ibindirizo igihugu kiracyaturiho. Mu gihe igihugu kiracyaturiho, ni twebwe tugomba kucyubaka nuko yaberekaga Abisirayeli. Igihugu kiracyaduriho, nimuze tucyubake, kuko dushatse Uwiteka Imana yacu turayishatse nayo iduhaye ihumure impande zose. Kuko twashatse Imana yacu nayo iratuha ihumure impande zose z'iki gihugu cyacu, nimuze tubake ingiki y'amabuye. Kuko nta mwanzi waza kudukanga tureke gukorera Imana uwo murimo. Nimuze Uwiteka twarayishatse, turasenga, Mana yamaze kutumva, ituha ihumure impande zose z'igihugu. Nawo nimuze tukore uyo murimo. Nuko bubaka bafite amahoro. Haleluya. Kukora ufite amahoro, kubaho ufite amahoro. Mbese nasanze isi mu bibiye abantu bose barimo kwifuriza amahoro, gushaka amahoro. Kandi na kindi kintu kituha amahoro si kugira amafaranga, si kubw'imbunda, si kubw'iki, ariko amahoro tuyihabwa nande? N'Uwiteka. Nitwemera gushaka Imana, tukubaha amategeko yayo nkuko yabitegetse, Mana iha abantu bayo amahoro. Ibyakurwanaga byose Mana irabicecekesha, ibyakubuzaga amahoro byose Mana irabihagarika, kuko wafashe iki? Umugambi wo gushaka Uwiteka no kubaha amategeko yayo nkuko yabitegetse. Murongo ukurikirayo. Kandi Asa yari afite abarwanyi batwara ingabo. Nuko yari umwami, yari afite n'abarwanyi mw'iyo mirimo yose. Nuko tugiye kubaka ingike, Mana yatuhaye amahoro impande nye zose z'igihugu cyacu, ingabo nazo zigomba kutuberera iki? Kubaho amaso, kumenya ko ejo nejo mwanzi yatungura, yateguye n'ingabo. Yari afite abarwanyi batwara ingabo n'amacumu, n'Abayuda duhumbi dutatu, n'Ababenjamine batwara ingabo, n'abafite imiheto uduhumbi tubiri, n'inzovu 8. Abo bose bari abagabo b'intwari zifite imbaraga. Abo bose Bibiliya tuvuga ko bari abagabo b'intwari kandi bafite iki? Imbaraga, kandi babereye iki? Igihugu cyabo amaso, kandi imirimo yabo no gushaka Uwiteka no kubaha iki? Amategeko Imana yadutegetse. Ibyo byamufashaga mu buryo bwo kuba maso no kurinda ko ejo nejo iki cyatwinjirana. Bwana Yesu asifiwe. Navuze ko Satani imisi ararwanya abakiranutsi, kandi imigambi ya Satani nuko atunanize tutabasha kugera ku mugambi w'Imana. Ndukivovotera Imana bibazo rimo kuhura nabyo, umenye ko ari umugambi mubi wa Satani. Bamaso tusenge,
bamaso dukiranukira Imana, bamaso dushake Uwiteka, tubaye amategeko yayo. Mana ntabwo izatureka, Mana izatuha uhumure, Mana izaturwanirira, Mana izatuneshereza, kuko ndakinanira Imana bene data. Nuko tubona ubukene, nuko tubona ubushomeri, nuko ari ibyorezo, nuko ari izuba, nuko ari biki, Mana iriho bene data. Mana ishobora byose, Mana dusengera akomeye, Mana dusenge ifite bubasha. Oh Yesu, windukira gusa ugira umuhate n'ishaka yo gushaka Uwiteka no kubaha iki amategeko yayo, ntabwo izakukoje isoni. Murongo ukurikirayo bukeye nguko yari yiteguraga, ariko mwanzi ndago yishimira amahoro y'umukiranutsi. Bibiliya yatubwira ko bukeye Zera umunya-Etiyopiya abatera afite ingabo, agahumbagiza n'amagare 300 aza Maresha. Uyu umwami wa Egiputa wa Etiyopiya atera Abisirayeli nawe afite ingabo ze n'amagare ze, ariko turebye umubare w'amagare yari afite w'Abisirayeli wari wiki ingabo ze zari ejuru kurusha y'uyu mwami wa Etiyopiya. Yumva ko Imana buri agiri Satani atugirira ifuwe, yumva ko Imana ihaye abayuda amahoro n'amahirwe n'ihumure, baguwe neza, nta kibazo bafite. Afata mugambi yo gukora iki? Yo kubatera, abangize bateshuke muri iyo nzira yabo, cyangwa mu mugambi wabo bari bafite yo gushaka Imana y'abasogokuruza babo no kubaha amategeko y'Imana nguko yabitegetse. Nuko Asa amaze kumva ko umwanzi yabahagurukiye, Asa ajya kumusanganira. Ntabwo yamutinye, ajya kumusanganira. Bateza ingamba mu kibaya cya Zefata Imeresha, bahuriraho bateza ingamba aho muyo kibaya cya Zefata Imeresha. Asa arareba abona ko twatewe, abimenya, arareba ati nuko tufite ingabo, nuko tufite ababenjamini bazi kurwana, bari abagabo b'imbaraga, ariko byiringiro byacu biri ku Uwiteka. Ariko tufite uwundi unesha urugamba abantu batarwanye, tufite uwundi utegeka bigakoreka, tufite uwundi udukingira ku manywa na nijoro, ni wende ni Uwiteka. Aya mahirwe dufite, ihumure dufite, ituze dufite, niwe wayiduhaye. Nimba uyu mwami wa Etiyopiya aje kuturwanya, ariko ari undi uri hejuru ye. Ube umenya ko nuko Satani yakubuza amahoro, nuko mwanzi yakubuza amahoro, ube umenya ko ari Imana ikomeye iri hejuru y'amajuru, ireba byose bikorerwa hano ku isi, irategeka ku byose biri gukorerwa ku isi, migambi mibi kahinduka kuba migambi myiza. Nasanze mbona bene data benshi barimo gucika intege ku bibazo bafite mu bibiye turimo. Abantu bakoreraga Imana benshi barimo kugenda basubira inyuma, ariko siko bikwiriye kuba. Mureke tufatanye amaboko dukomezanye, kuko dufite umwami uturwanirira, bitukakangishwe n'umwanzi Satani. Mumva amasengesho y'umwami w'Abayuda witwaga Asa mu icyo gihe. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye. Buri gihe cyose ube wibuka kutakambira Imana mu gihe bibazo byakugose. Uwiteka Imana yacu ndaguhinduka, Uwiteka Imana yacu kuboko kwayo ndaguhari kugufiya. Atakambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, nta mutabazi utari wowe, nta mutabazi utari wowe. Mumva amasengesho y'umwami w'Abayuda yasenze. Atakambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, nta mutabazi utari wowe. Nta mutabazi undi dufite bene data atari Imana.
mu bibazo byawe byose, mu nzira unyuramwo, mu bikomeye uhura nabyo, ube umenya ko nta mutabazi atari Imana. Niyo mpamvu utacika intege ujye gushaka abapfumu, niyo mpamvu utacika intege utange ruswa, niyo mpamvu utacika intege wice mugenzi wawe, niyo mpamvu utacika intege ugirire mugenzi wawe ishari. Nimba igihe cyageze ushima Imana kuko yatabaye kanaka, ejo nanjye kuko Mana ari umutabazi nanjye izantabara. Mwami Yesu asenga ayo masengesho. Uvuna abanyandege nge kubakomeye, na mutabazi nkawe uvuna abanyandege nge kubande kubakomeye. Asasenga ayo masengesho ati udutabare witeka Mana yacu kuko ari wowe twiringira. Abiringiye Imana nagwiza bakoze isoni nuko tuvuga mu yandi magambo. Kandi duteye iki gitero mu izina ryawe witeka ni wowe Mana yacu. Ati duteye iki gitero mu izina ry'Uwiteka ni wowe Mana yacu. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ndiwemere ko waneshwa n'umundu. Haleluya. Ndukemere ko waneshwa n'umundu. Mana ndagweneshwa n'umundu. Mana ndagweneshwa n'amasasu. Mana ndagweneshwa n'amarozi. Mana ndagweneshwa na evocation de mauvais esprits. Mana ndagweneshwa n'abakonikoni les magiciens. Mana iri hejuru y'amajuru. Mana niwe witeka Imana yacu tugwiye kwiringira. Mana niwe irwana urugamba bucece. Oh haleluya. Itakoresha intwaro, irategeka gusa aho yicaye, ivuga ijambo rimwe bigakoreka. Mwene data turagukanguriye iki gitondo kiza, reka wongere ugarure bigiringiro ku Mana. Umenye ko Imana yacu ikomeye, umenye ko Imana dusengera ashoboye, umenye ko bibazo ufite ndago binanira Imana. Garuka gusa mu nzira yo gushaka Uwiteka no kubaha amategeko yayo nguko yadutegetse. Bushomeri sibwo bwadutandukanya n'urukundo rw'Imana, inzara ntabwo ariyo byadutandukanya n'urukundo rw'Imana, n'amadeni siyo yadutandukanya. Twebwe twiringiye gusa Imana, tumenye ko niwe mutabazi ukomeye dufite. Burwayi ufite ntabwo binanira Imana. Yo ibyo utekereza byose ukabona bigukomereye, Mana niwe gisubizo cyabyo. Tugiye gusenga Imana tutatinze mu bintu, yagira gusa mutima wo gushaka Uwiteka no kubaha amategeko yayo nguko yabitutegetse. Mana irwanirira Mwami Asa mu maboko y'Abanyetiyopiya. Barwana urugamba ariya Bibiliya avuga ko barabatsinda, barahunga, Abayuda barabakurikira kugeza mu midugudu y'iwabo. Abapfa barapfa, babambura, basahura ibintu byabo, intama nyinshi barabikura mu gihugu cyabo babijyana Buyuda. Ubutsinzi bw'Imana buragaragara. Abayisiraheli barashima Imana, baranezerwa kuko Mana yabaneshereje ku mwanzi wabo. Sinzi umwanzi ufite, ariko umurebe uwo mwanzi wawe ubone ko ari munsi w'ibirenge by'Uwiteka. Urebe kibazo ufite ubone ko iri munsi w'ibirenge by'Uwiteka. Burwayi ufite umenye ko iri munsi w'ibirenge by'Uwiteka. Mana iba mu ijuru, bitugaragariza kimenyetso ko ari we waremye isi n'ijuru, bitugaragariza kimenyetso ko ari Imana ibishobora byose. Turagushimye Mana nguru, urakoze kubw'ijambo ryawe, utushoboje kandi udukomeze. Tusenge imitima y'abakiranutsi benshi iminsi Satani arimo kututeza ubwoba, tukacika intege mu bibazo turimo kuhura nabyo. Ariko tumvise buryo warwanyiriye umwami Asa mu maboko y'Abanyetiyopiya ukamuneshereza urugamba, ntabwo urahinduka. Udushoboje Mwami, utwongerere itera imbaraga, wongerere itorero imbaraga, wongere abakozi bawe imbaraga, wongere abakiranutsi imbaraga, abatarakwizera Mana ubereke ko ariho ushobora byose. Ibi bihe tufite ibibazo byinshi bituremereye Mwami, bituma abakiranutsi benshi bacika intege. Satani araturwanya mu nzira nyinshi, ariko tukeneye izindi mbaraga. Izi mbaraga zigenderera isi, abantu bakwizere Mana,
abantu bamenye ko ari we gisubizo cy'ibibazo bafite, bamenye ko ari wowe Uwiteka Mana waremye isi n'ijuru. Niyo mpamvu turasenya bigirwamana, abateshutse ubagarukeho Mwami, abarimo kwiringira bitagira umumaro bikurweho nawe Mwami. Byiringiro by'abantu biri mu maboko yawe, shoboza abakozi bawe Mwami, bambiketse n'imbaraga yo kuvuga butumwa bwiza. Shoboza abo mu nzu yawe, abari mu iki gihugu, bari hanze y'iki gihugu. Tukeneye izo mbaraga, tukeneye ububasha bwo kugushaka no kubaha amategeko yawe, ukatuha amahoro, ukatuha ihumure mande zose z'isi. Shimwe rizaba iryawe Mwami. Mwanzi Satani atsinzwe, migambi afite atsinzwe. Uyu mwaka bitero yongeyeho ku bakozi bawe, turasenya, turatwika. Kiza abantu burwayi, kiza abantu inzara, kiza abantu bukene, kiza abantu bushomeri. Utanga amahoro kuko ari wifite Mwami. Turagushimiye kubwirira ijambo, reka rigere ku bantu bawe kandi ribahesha amahoro n'umugisha. Urakoze Mwami, nato tushoboje udukomeze. Icyo tugusabye cyane, utuwe kunesha bitugerageza kugeza uzaza kujya mu itorero. Mana urakoze, tubigusabye twizeye kubw'izina rya Yesu, amen. Uwiteka abaho umugisha. Murakoze kandi Imana ibashoboje. Reka tubahe nimero zacu za telefone mu buryo bwo gufashana. Ni iminsi yo gukomezanya, ni iminsi yo kuhugurana. Ni 07 82 43 97 54. Mana ibagirire neza. Murakoze. Ni Pastor Serugendo Dismas abagezaga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amina. Philadelphia, Imana irakira.